akabari kuba tuje kunywa munadushishikariza gutanga mituweli se cyane rwose hano niko bigenda nta mukiriya gufundira byinshi atishyuye ubwisungane bajya kurwara twakoregana njyewe n'uyu twibaza n'umwana umwe gusa uzi uburwayi ni impanuka ushobora no kugira n'impanuka mu kanya wasohoka hano ugasitara ukikubita hasi ukaba urakomeretse cyangwa se moto ikaba irakugonze cyangwa imodoka ntabwo uburwayi umuntu ajya guteganya ngo sinjye ndwara turi mu kwezi kwa mitiweli nanjye nyiri kabari ubu ngubu nta muntu wongera kunywera hano atanyeretse ko afite mitiweli ntabwo nshaka abantu bazasinda bagera hariya imbere bakikubita hasi bakabura n'ubugera kwa muganga bagatangira akavuga ngo basindiye kwa Marita cyangwa uguye ahangaha kubera akayoga bagatangira kuvuga ko nyine nkabura uko namugeza no kwa muganga. Mitiweli ni ingenzi uba utayifite nawe ninginga ngewe akabari kanjye gafite abakiriya rero bagomba kugira na disipurine mu bintu bya leta ntabwo bagomba kuza baza gusinda gusa ariko mu ngo zabo basize bicika abana badafite ubwisungane mu kwivuza n'abadamu cyangwa se abagore basize ingo zabo bakaza gusindira ahangaha batamenya inshingano z'urugo bagomba kugashyira muri disipurine ku buryo nuza kwanywera wese aza azi ko ari kondisiyo igihe maze ncuruza amafaranga narayabonye ntabwo rero ubu ngubu ari bwo akwiye kubahiriza gahunda za leta nuko bimeze hari abantu ndi kureba batumye umuseriveri icyo kunywa sha murazikundura munyeretse mitiweli ubu nakaniye umunsi ndirirwa hano nze njye kubareba mara kunywa dutaha turataha ntangiye kunyura kuko hano hirya maze kubona amafaranga agira mu jene ako singuye uko abashyize inzoga nazipfundurira uba icyaka bifite uba nanone tuje kunywa inzoga nje kukugurira ntibivuze ngo ukomeze kunyibutsa ngo sindagiye iwanyu n'umugore wanjye barabizi bose mwese bari wajyanye kugeza n'itegeko mwiriwe neza yego ni karibu bakiriya beza murakoze cyane twishimiye ko mwagannye akabari kacu ariko dusigaye inzoga ntibagapfundura yewe nanjye nakufungurira nta kibazo gusa aka kabari dufite amabwiriza umuntu uri kuza kunywera arabanza akareba hanyuma rwose icyo kunywa nimo nanjye icyo kurya kirahari haba inkoko nta kidahari mwisanzuye urangura n'inkoko nakugurire icya mbere ni uko kondisiyo zanjye ziba zuzuye nta kintu oya twebwe turanywa ntabwo tujya turwana gufundura uba witonze baze mubwire ikintu gisabwa hano rero aka kabari ni umuntu winjiramo kuba yisungane mu kwivuza mitiweli emimayi izindi asiranse mukoresha ntabwo bindeba icya mbere ni uko ugize ikibazo wabona uko wivuza mu buryo bworoshye ndetse ikibazo nibaza ni iki akabari kuba tuje kunywa munadushishikariza gutanga mituweli se cyane rwose hano niko bigenda nta mukiriya gufundira byinshi atishyuye ubwisungane bajya kurwara twakoregana njyewe n'uyu twibaza n'umwana umwe gusa uzi uburwayi ni impanuka ushobora no kugira n'impanuka mu kanya wasohoka hano ugasitara ukikubita hasi ukaba urakomeretse cyangwa se moto ikaba irakugonze cyangwa imodoka ntabwo uburwayi umuntu ajya guteganya ngo sinjye ndwara muza butunguranye buri gihe buriya ni nk'impanuka iraza ukumva ngo pa biragukubise ni ukuvuga ngo buriya waba urwaye waba utarwaye ugomba gutanga mituweli ubwisungane mu kwivuza nibyo sibyo nakubwiraga se rero ntabwo waza gufata icupa hano nta bwisungane mu kwivuza ufite mu kanya udasohoka hano watsitara bakemerera kwa Marita kandi akabari kanjye ntabwo ushaka kagomba hari n'ukuntu mba muri mu kabari mukakubitana amacupa ukabura ukuntu ujya kwa muganga ibyo kurwana byo hano ntibyemewe kandi no gusingira hano ntabwo byemewe mu wa gake
mugasohoka mugataha. Iyo umaze guhaga akayoga tubibona turagusohoka. aka kabari ngo bakita Marita TV show cyane ngo bare. None ndibaza basi urumva ntabwo turatanga mituweli ariko twumvishije ibyiza byo kuba mituweli uyifite tubabare tunywa inzoga ubutaha tuzagaruka hano twari gende mubanze mukande akanyenyeri 909 urwego mwubahiriza amabwiriza nimurangiza muze mubinyereka hano kuri phone. Njyewe inzoga yewe nibiba ngombwa nk'abakiriya bashyashya mugeze hano bwa mbere ndabatamo n'akantu. none ubwo izi ntabwo tuzinywa ntabwo byakunda ndetse mituweli ntabwo ajya ayitanga n'iyo mibare ntabwo ayizi. genda uzane amafaranga uyashyire kuri mobile money na telefone ndagukorera reka mwica icyaka mbabare ntabwo ukunda mbabare mituweli nzayitanga banza wishyure mpamagare sekirite nanjye mboneyeho nanjye ntukaneze mu kabari niba bamaze kumpa icupa ntabwo mwemera gutonganira hamwe musohoke mujye kurangiza ibyo mbabwiye niba mwumva koko mwifuza kunywera muri aka kabari. Dutanga serivisi nziza hano ariko kondisiyo ni izo kuko ntabwo dukwiye kubahereza ibibica hanyuma munanirwa no kureba ku buzima bwanyu n'ubw'abana. mituweli nemeye kuzayitanga ariko oya ntabwo byo ese mituweli nangahe ubu nkanjye ko mfite abantu ubwo genda urebe mu cyiciro cyawe ntukanda akanyenyeri 909 urwego urebe bakwereke amafaranga wemera gutanga nubona ari menshi urajya ku kagari bagufashe usabe guhindurirwa amafaranga bitewe n'ubushobozi. ubu ntabwo nyine nemerewe kunywa inzoga ngo nuko naratanga mituweli ntabwo byemewe ngo n'uyu mugore nzongera kukujya hari uko nzanze mituweli.